Muhaye ikaze wowe wahisemo gukurikira LCM Entertainment. Ndanagusuhuje aho waba uherereye hose, yaba mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, ndavuga aba diaspora, abarundi, abatanzania, wumva ikirimi cy'ikinyarwanda neza cyangwa wumva ururimi ndi kuvuga, sibyo? So uyu munsi hari stories nshaka kugira ngo tuze kuba twaganiraho imaze iminsi iri guteza saga cyane ewana mu ruganda rw'imyidagaduro. So reka mbivuge gutyo, ni mu ruganda rw'imyidagaduro, muri showbiz, mu gice kigerekeranye n'amafilimi. Ibi ni ibintu bimaze igihe gisaga kuva uyu mwaka watangira ewana. Iyi ni story yateje saga irongera iteza saga kabisa. So ndatekereza mwatangiye kwibaza se ngo ni iki tugiye kuganiraho. Ushobora kuba warabyumvisheho gusa utarasobanukiwe. Ndi hano kugira ngo mbashe kuba nagusobanura akantu ku kandi, musobanura uko byagenze, musobanura ati se ni gute byatangiye, sibyo? Ni gute byatangiye, byarangiye gute? So kuri ubu ngubu ndi kugira ngo tuganire ku gikorwa cyangwa ku marushanwa yateguwe na RIMA, Rwanda International Movie Award, sibyo? Iki ni igikorwa cyaje ari cyiza rwose, cyiza, cyari kije guhindura iyi game y'imyidagaduro, kuko ni kenshi hajya habaho amarushanwa ugasanga abateguriwe ayo marushanwa ntibayishimiye, ariko iyi Rwanda Movie Award niko yahoze yitwa, iza kuhindurirwa izina yitwa Rwanda International Movie Award, ariyo RIMA, ihagarariwe n'uwo bita Jackson mu ishusho art, sibyo? Aya marushanwa hakaba harimo n'undi mugore tumaze kumenyera cyane, umunyamafaranga, Alliah Cool. Ndagira ngo ako kantu muze kukitaho cyane, kuko abo bantu bose ndi kubabwira turaza kuba twabagarukaho. Hakazamo company icuruza amamodoka bita Ndoli Safari, kugira ngo murabyumva neza. Aya ni amarushanwa yari yateguwe, bigaragara ko harimo amafaranga kabisa, kuko nubikurikira neza na bamwe mu bakinnyi cyangwa mu bantu babaye nominated mbere y'iri rushanwa, mu gihe habaga amanama agiye atandukanye amaze kuba nominated, nabo ubwo iyo waganiraga nabo bakugaragarizaga yuko iri rushanwa ririmo amafaranga. Nibyo, yarimo amafaranga kabisa, kuko mwitorwa cyangwa mu gushaka amanota byasabaga amafaranga, gutoresha yari amafaranga, sibyo? So kuri iki ngiki ngiye kuba nagaruka ku kintu cyitwa, ku gice kimwe cyari kiri muri iri rushanwa cya People Choice, cyari kirimo abantu basaga 20, sibyo? Ntago ndirirwa ngaruka umwe kuri umwe muri abantu bari barimo hano, gusa ni igice cyari kirimo abagabo n'abagore bakoze neza rwose. Aha ndakubwira nk'ubita Prince, umaze kumenyerwa cyane muri filimi nyarwanda, akaba azwi cyane muri filimi ya Bamenya, nkavuga na mwenyewe Bamenya, sibyo? Nkavuga n'umwe mu bantu cyangwa uwari watsindiye iri rushanwa, ariwe Bahavu Janet.
ndatekereza uri kwibaza ngo se ni kubera iki uyu munsi wagarutse kuri stories, iri rushanwa ni ikihe kibazo cyabayemo? Ni ikihe kibazo cyabayemo? Umunsi iri rushanwa riba finali yaryo, umuntu wari gutsinda iri rushanwa mu gice cya people choice yari guhabwa imodoka. Nizere ko turi kujyana. Ni story ndi kugira ngo tuganireho akantu ko kandi atagira ikintu kiza kuba cyagira iki cyagucika cyangwa ngo uvuge ngo byagenze gutya ngo wasimbutse. Oya, wowe ikintu cya mbere komeza unkurikirane hano kuri LCM Entertainment, sibyo? Ndabizi uraza kuba wanyurwa n'amakuru ndagenda nkuha n'ukuntu iyi story tugiye kuba twayiganiraho n'uburyo byatangiye n'uburyo byarangiye, sibyo? So twari tugeze aho twari turi kuvuga ku by'ibihembo bitangwa hehe muri iri rushanwa. Irushanwa ryagombaga gutangwa mu gihembo cy'imodoka nk'uko nari mbikubwiye ku muntu wabaye watsinze cyangwa wahize abandi muri people choice. Iki gihembo uwagitsindiye yari kuba yatowe kangahe? Amatora ya online cyangwa abaturage bamutoye yari 70%, kandi gutora yari iki? Ari gutoresha amafaranga. Bivugwa yuko cyangwa ibiriho trend iri hano hanze ivuga yuko Bahavu Jeannette watsinze muri iki gice cya people choice yaba yarahaye abantu amafaranga kugira ngo bagire iki? Bamutore abashe kuba yatsinda iki? Iri rushanwa. Ariko we ku ruhande rwiwe mu kiganiro aherutse gushyira hanze yabihakaniye kure, ahubwo agaragaza ibibazo byari biri hehe mu itegurwa ry'iri rushanwa. Ndaza kubigeraho neza byose tubinonosore mbikubwire neza uko byagenze, urumva? So akaba mu matora y'iri rushanwa road show out, bya bitaramo byo hanze, abantu benshi barabyibuka, bageze Gisenyi, abantu bari muri iri rushanwa bageze mu Bugesera. Izo nizo road shows ari zahawe 30% amajwi avuye mu road show, kugira ngo nibahuza na ya 70% bibe 100%, uwo muntu niwe wari kuba yagize iki? Yatsinze, sibyo? Nizere ko turi kugendana akantu ku kandi. So iri rushanwa byaje kugera umunsi riraba, rimaze kuba habaho ko baza kugaragaza umuntu watsinze. Mbibutse yuko turi kugaruka kuri kimwe mu gice cyari kiri muri iri rushanwa, kuko ari nacyo cyateje saga cyane cya people choice. Ahangaha Bahavu Jeannette yahigitse buri umwe, ariko akantu kakagarukamo ko kuvuga ngo yaritoresheje. Ase ubundi bimaze iki? Ko yaritoresheje agatsinda, yarashoye agatsinda, ndumva ngiye nta n'ikibazo kibirimo, kuko nawe nta muntu udakunda intsinzi, kandi n'intsinzi iraryoha kabisa, sibyo? Ahubwo ikibazo cyaje kubaho nuko igihembo yatsindiye umunsi w'irushanwa ntiyabashije gihabwa, sibyo? Ni imodoka. Ati byagenze ute? Bahavu Jeannette yari yaragiranye amasezerano, hariho amasezerano abateguye iri rushanwa Rima Jackson
yagiranye na Ndoli Safari, ariko Bahavu Jeannette aya masezerano akaba nta kintu na gito yari abyaziho, nta kintu na gito yari ayaziho habe na mba. So Rima yari yaragiranye amasezerano na Safari, Ndoli Safari, yuko umuntu uzatsindira imodoka azagira iki, azabamamariza igihe kingana n'iki n'umwaka, atakabamamariza mu buhe buryo. Iyo modoka yagombaga gushyirwaho ibirango, sibyo, yagombaga gushyirwaho ibirango byamamaza Ndoli Safari mu gihe kingana n'iki n'umwaka. Bahavu Jeannette we akavuga ko ibi bintu nta kintu abiziho. Ubwo ni ibintu byari byabaye hagati ya Ndoli Safari naki na Rima. Ubwo ni Jackson wari wagiranye amasezerano na Ndoli Safari, ariko Bahavu Jeannette aravuga ati oya, ibi ngibi nta kintu mbiziho habe na gito, habe na gito rwose. Ibintu babisubiye iki, bisubiye ruduri. Haje kuba amanama, cyangwa reka tuvuge haje kuba inama hagati ya Ndoli Safari na Jeannette na Rima, ariko ibi byose byagiye bisobanuka bijya hanze. Jackson yaje uhagarara Rima, yaje gusaba kuvuga, asaba imbabazi, avuga kuri ibi bintu. Ndabyibuka video Bahavu Jeannette yashyize hanze, ari kuvuga ati hari igihe cyageza abona yanamugirira impuhwe, sibyo. So kuri iki ngiki igihe cyaje kugera Bahavu Jeannette aza kubasha kuba yagira iki, yaje kujyana ikirego cyiwe muri RIB, kuko urumva ni ibintu byari bimaze guteza saga cyane. Yari yatsindiye imodoka ntiyayihawe, dore yuko aya marushanwa n'aya matora yabayeho, haje mu matora haje kuba haboneka amafaranga ari hejuru ya miliyoni 15. Iyo Rima ibishaka aya mafaranga yagakwiye kuba yaraguzemo iki, imodoka. Gusa kuri side yanjye niko mbitekereza, sindibo cyangwa ngo nifate mba judging, gusa nakaba kanaciye moto. Gusa nk'abantu baba bateguye ibintu nk'ibi ngibi, ndumva atari ibintu byagakwiye kuba byaragize iki, biteza saga igeze ahangaha. Hagakwiye kuba harabayeho iki, kwicara bakaganira mbere. Gusa ibi ngibi ntibyabayeho, byatangiye kuba mu gihe isaga ritangiye kuba. RIB amaze kubyinjiramo, Bahavu Jeannette amaze gutanga ikirego muri RIB, ibintu biradogera. Mu minsi mike ishize, uvuye umunsi ndatekereza hashize iminsi 2, Bahavu Jeannette yaje kuba yahamagarwa. Ni ibintu batsinze itangazamakuru, kuko ahamagarwa yaragiye kuba yahabwa imodoka ye, ariko ni ibintu bitari bisobanutse neza. Yaje nk'umuntu wambaye nk'umuntu usanzwe, azana n'umugabo we n'umubonza. Aho hantu Alliah Cool yari ahari, nawe yari afite iki, umubonza, sibyo. Reka twihute. So yaraje agera hano kuri Ndoli Safari ayikorera, amwereka imodoka ubona yuko yari imaze igihe ikoreshwa rwose. Gusa kuri cya kindi n'ubundi yari yaranze cyo kubamamariza, ndakubwiza ukuri yuko iyi modoka yahawe n'ubundi, keretse niba harabaye ibindi biganiro, iyi modoka n'ubundi yari ifite ibyapa by'igira iki, byamamaza bigera nko muri 5 ku kirahuri inyuma, ku rugi n'utundi twapa tugiye dutandukanye. Gusa imodoka yayihawe, gusa ikibazo gisigaye ni iki ngiki, imodoka ni yiwe cyangwa iracyari ya Ndoli Safari. Dore yuko Carte Jaunne y'iyi modoka
iracyari Andor Safari, plaque iracyari yanditswe kuri Andor Safari, kandi uzi yuko umuntu hawe imodoka habaho gukora iki imitation. Ibi ngibi ntibyakozwe. Nimba imodoka azaba igiwe nyuma y'umwaka yemeranyije na Andor Safari, cyangwa kuko ikiriho nuko agomba kwamamariza Andor Safari, ibyo birango bigomba kuba kuri iyo modoka mu gihe kingana n'umwaka, amezi 12. Ubwo bisobanura yuko azaba yamamariza iki Andor Safari. Mbega saga. Gusa ibi bintu by'ama award mu Rwanda ni ibintu bigomba guhinduka, ni ibintu ndi kubona mu yindi shusho, kandi kuva mu minsi yashize, mu myaka yashize, ni ikibazo cyakundaga guteza iki saga rwose. Gusa iyi saga yari imaze iminsi, byaje kurangira Bahavu Jeannette abonye imodoka. Ni imodoka yahawe, gusa igaragara yuko n'ubundi yahoze ikoreshwa hano, sinzi nimba no mu gihugu cy'u Rwanda, gusa n'ejo bundi ayihabwa. Ni imodoka wabonaga yuko ifite n'akabazo k'isuku rwose. Ikintu cy'ikinamba cyabaye danje kabisa. So saga ni aho ngaho, gusa uko bizagenda bikurikira tuzagenda tubamenyesha. So bibutse yuko iyi ni LCM Entertainment, mukomeze mudukurikirane, mukore subscribe, and then amakuru agezweho update ewan tuzagenda tuzibaha gake, kandi abizi muzanyurwa kandi muzanabikunda rwose. Kandi ikindi cyo nakubwira, wowe ushaka gukora amafoto meza, video nziza, dugane tukwiteho kuri LCM Studio. Sibyo? Ciao, mugire umunsi mwiza.